Hey brother, hello my friend, ni Louis again, ninjye ugarutse n'ubundi kugira ngo dukomeze dufatanye ko bwije no bukeye kuri channel yacu ya Louis Digital Academy Rwanda kugira ngo dukomeze dufashanye uko bwije no bukeye dukomeza gufatanya ku bintu bigiye bitandukanye. Nagira ngo hano turebe ku bintu bigiye bitandukanye twakoresha kugira ngo dukomeze dukore ibintu byacu bitunogere. Hano nje kuvuga ku kintu hari umuntu wigeze kunsaba kugira ngo nzakivuge icyo kintu nkambwira ati ese none ko mfite telefone yanjye yuzuye kandi ikabikora gakeya, ese ni ubuhe buryo nakongera kuyisubiza uko yari imeze mbere. Gusa nabitekereho nsanga ibyo bintu bitakunda ko yasubiza nk'uko yari imeze mbere, kuko burya telefone kuyisubiza nk'uko yari imeze mbere bigusaba kugira ngo ibintu byose byaba birimo ubivanemo, ariko kubera ko nk'izi fone usanga ari telefone usanga zifite nka poroseseri iri hasi, kandi poroseseri ya telefone niyo ifasha, ni nk'umutima wa telefone kuko niyo iba iporosesinga ibintu byose bikorwa kuri telefone. Nk'uko ndi kuvuga nk'ibi ndi gukoreraho nk'iyi sikirini ndi gufata kuri fone yanjye ya Airtel Imagine nababwiye nkunda cyane, ifite setingi nziza cyane, aho usanga nyine usanga iyi porosesa ariyo iba ishinzwe gukora nk'izi mirimo zo kugira ngo ifate amajwi yanjye yayungurure ibiki n'ibiki, ugasanga nyine ikora ibintu byinshi cyane. Rero nk'iyi telefone ya Airtel ndakeka ishobora kuba ifite porosesingi ya 2GB, ifite porosesingi ntabwo ndi kwibuka neza, gusa tuzabireba uburyo babireba. RAM yo ni 2GB, ndakeka urumva iri hasi cyane mu bwoko bw'imikorere no kuba yabika amakuru mu buryo buri ntuza. Akenshi niyo mpamvu abantu benshi bakunda kuvuga ko zishyuha cyane, kubera ko iyo ikoresha ibintu byinshi bitewe n'uko iba yambaye RAM iri hasi cyane, ifite na porosesa iri pawuresi ukuntu, usanga idashaka gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Rero nshaka kugira ngo muri aka kanya turebe uburyo mwerekeye cyangwa se mbereka uburyo ushobora gufata fone yawe mu gihe yuzuye ubona nta kintu wakora, nta bintu wakora, n'ububiko bwose bwashize bwuzuye, ese kandi fone yawe urabona iri kugenda neza gake nk'akanyamasyo. Rero ngiye kukwereka uburyo wayiforomata ikongera igasubira bundi busha, utiriwe urakora ku cyo bita amatushi, utiriwe urakora no ku bindi bintu ibyo ari byo byose. Rero icya mbere ngiye kukwereka uburyo iyi telefone yawe watugira ute ifone yawe wayiforomata uciye muri setingi. Abantu benshi bajya bakubwira ati niba ugiye guforomata fone ujye uca ku matushi ngo ukande amatushi abiri. Biriya nibyo, gusa biriya ni by default mu gihe ugiye guforomata fone yawe, mu gihe wibagiwe pasiwadi nabwo nzabibereka. Ariko rero mu gihe ugiye guforomata fone atari uko wibagiwe pasiwadi, ahubwo kugira ngo ibintu byose bihari bibashe kuvaho, noneho usigare fone yawe imeze nk'uko wayiguze imeze, ushaka kugira ngo utangire bundi busha. Rero niyo mpamvu ndi hano kugira ngo nkwereke uko ibyo bintu bikorwa. Rero nta kindi dusaba, uri buze kujya muri setingi, uraza ushake ujye mu ma apurikasiyo yawe, ujye kuri saci wandikemo setingi, dore ngiyi, cyangwa se ujye mu ma apurikasiyo nk'ibisanzwe ushakemo setingi. Dore setingi ya telefone yanjye ngiyi, mbibutsa ko ari Airtel Imagine. Urabona setingi ya telefone yanjye ngiyi, dore Airtel Imagine nabwiraga ni iyi ngiyi, murabona ko ari ngiyi. Murabona RAM nk'uko nababwiye ifite 2GB, Android version 13, IP address murabizi, Wi-Fi MAC address, ibi nabyo nzagenda mbasobanurira uburyo bikoramo, update time, ubwo ibintu byose nzagenda mbereka uko bikoramo, n'uburyo iyi email aba ari ingenzi cyane muri telefone, cyangwa iyi mode Airtel Imagine seriyo namba nazo nzabereka impamvu ari nziza kuba wamenya nk'iki, kandi nzabereka n'uburyo ugomba gukora aka gaporofayili, ku buryo iyo ufunguye about my phone usangamo aka kantu k'agaporofayili, urabona ni Louis P official. Nzajya mbereka utuntu tw'ingenzi ku buryo iyi fone yawe ushobora kuyikorera
ku buryo n'umuntu unayibonye ahita avuga ati cyazi iyi telefone irakubiye pe. Rero nta kindi ngiye gukora, ngiye kuza aha ngaha muri setingi nk'uko nari ko tugiye kureba uburyo ushobora guforomata iyi fone kandi ukayiforomata mu buryo bwiza kandi bwizeye, kandi buri muntu wese akaba yabasha kubikora kandi bikoroshye. Rero icyo ngusaba ni ukugira ngo wicare gutera agatebe twigane, kandi aho ndi buze gukora ibintu ukabona ko bitari fureshi uri buze kundabura, undabure muri komenti, kandi niba ushaka kugira ngo tugire ibindi tuvugaho twakungurana ubumenyi, ushobora kubivuga muri komenti n'abandi bakabimenya, nanjye ukabimbwira nkakwigiraho. Nacyo naje ni ukuguha icyo nzi, nawe icyo uzi ukakimbwira. Nshobora kuguha icyo nzi ugasanga kigarukiye hagati, ugahita uvuga ati oke wongeyeho aka ngaka byaba fureshi, nyine nanjye nkakongeraho cyangwa se nawe ukamfasha kukongeraho. Icyo tubereho ni ugufashanya, niyo mpamvu nanjye mba nabaye hano kugira ngo tube dufashanya, duhurize hamwe kuri uyu murongo wa Louis Digital Academy Rwanda kugira ngo dukomeze twungurane ibitekerezo. Rero uraza muri setingi yawe, uze hano muri setingi yawe, uje muri search wandikemo reset. Iyo ugisacinga reset, noneho uraza baguhereza ama option agiye atandukanye. Urabona reset option, resetting internet, reset preference, reset wifi, mobile bluetooth, erase all data factory reset. Ni ukuvuga ngo iyo ukiza ahangaha ushobora kuza kwaka kanyuma kuri erase all data factory reset, iyo ukigakandaho bahita bagufungura ahangaha. Noneho cyangwa se ukaza kwaka kwa mbere reset option, iyo ukigakanda bahita bakwereka ahangaha, urareba bahita bakwereka izi setting: language input, guest trace, date and time, backup, system update, multiplayer users, reset option. Ukaza kwaka kwa nyuma ukagakandaho, nabwo bahita bakuzana hahandi n'ubundi. Urabona ko bahise bakwereka erase all data factory reset. Ni ukuvuga ngo nabwo hariya ni uburyo bugiye butandukanye ushobora kubikoramo, cyangwa se noneho ukaza hano hasi ku mpera ya nyuma kuri setingi yawe, urareba hano handitswe, uhereye hasi handitswe about my phone. Kimwe mu yandi ma Android ushobora gusanga handitswe my phone, ukaza kuri system ya telefone. Rero uhita uza hano ugafungura kuri system, uhita usangamo language input, ushobora kuza ukayikandaho ukareba gesture, date, time, backup. Ushobora kuba ushaka gukora backup ya telefone yawe, ibintu nk'ibyo. N'ibi ngibi nzabirebaho mbere ku buryo ukora backup amafoto. Ushaka kugira ngo ujye ukora backup nyine nzajya nkwereka uburyo n'utundi ku buryo ushaka kubikoraho bikagenda fresh, kuko iyo ushaka kugira ngo uzajye ukora backup uraza setting yo muri backup ukayizamura. Nabyo nzabibereka ku buryo bikora, ariko ntabwo dushaka kureba kuri backup, ahubwo tushaka kugira ngo tuze turebe ko aka kanyuma kanditswe reset. Nakubwiye ngo ushaka kugira ngo bikagire ushobora gusacinga reset, cyangwa se ukajya kuri ukaza hano kuri system ukayemezaho ukayifungura. System iyi ngiyi ibanziriza ku ya nyuma uvuye hasi ku ya kabiri, cyangwa se iyi ngiyi muri kubona ndi kugenda nkora. Iyo uyifunguye uraza ukajya hano hasi kuri reset option. Iyo ushaka kuyiforomata uhita hano reset wifi bluetooth, naho ugiye kuresetinga wifi na bluetooth kugira ngo bibashe gukora neza. Uraza ukayifungura ukaza kuri reset setting, ukaresetinga setting kugira ngo setting zongere zikore nk'uko ziba zimeze mbere, cyangwa reset app preference. Ushaka guresetinga ama application yawe ari gukora nabi, uraza ukajya ku ka kabiri. Nayo ushaka kugira ngo ufate ibintu byose byaba biri kuri telefone yawe, usibe ibifoda byose, ibivirus, ibicoaches n'ibi unnecessary file, uhita uza ku ka gatatu kuri erase all of data factory reset. Ahangaha iyo wageze uhita wikandaho. Iyo ukikandaho bahita bakubaza
bakwereka ibi ngibi: erase all data. This will erase all data from your phone internal storage including Google account system, Apple data settings, download Apple Music, photo and other user. Bahita bakwereka ko ibintu byose byinjiye kuri telefone yawe bitazanye na telefone yawe iri buze guhita biva. Hariho n'ayo amavirus n'ibindi byose. You are signed into bagahita bakwereka account waciyemo. Rero nzabereka nzakora video mbereke ikiza ubu ngubu ni ukuresetinga ukoresha nuza, ariko icyo gihe ubikora mu gihe ufite account ya Gmail muri telefone yawe, uziye password, uziye nyine kila kintu tu, kugira ngo nurangiza kuresetinga hari aho bazayikubaza uyishiremo phone yawe ihite yaka neza fresh. Ni ukuvuga ngo iyo ugikanda kuri reset bakubaza gukuramo password, ubu ndamutse ngikuye phone yanjye yahita yiforomata, kubera ko ndashaka kuyiforomata ndasubira inyuma. Ubwo rero iyo uje ugakanda kuri erase all data ukaza kuri aha hasi hano kwa aka kantu kari kwaka ubururu ugakanda kuri erase all data, iyo kigakandaho bahita bagusaba gukuramo password yikuyemo ihita yiforomata. Ni uburyo bwiza kandi buciye mu muco, ni uburyo tutavuga ko bwangiza telefone, ni uburyo butagiraho ikibazo, ni uburyo bwizewe, ni uburyo bwashyiriweho ku muntu wese ushaka kugira ngo ajye yiforomata phone kandi navuga bikeye mu muco. Niba nawe ushaka guforomata phone yawe, niba ubona ko hari amadokima cyangwa se amafayilo unnecessary ari kuri phone yawe, ushobora kuyifashisha ugaforomata cyangwa se ugasubiza phone yawe ku muntu wabigenje gutyo. Rero iki kintu nicyo cyiza, kandi ndashaka kugira ngo mu minsi iri imbere nzabereke muri computer uburyo ushobora gufata imashini yawe iri kugenda gakeya ukongera ukasa n'uyisubije inyuma mu gihe icyo bita system ni backup, system protection, icyo bita system protection. Muzanyibutse muri comment mwandikemo ngo uzatwereke uburyo bafungura system protection, aho ufungura system protection ku ma driver yose akaba ari protection, ku buryo nta kintu nyine kiba kipfa kuyinjiraho bigoranye pe. Ubwo rero kugira ngo tujye dufatanya uko bwije n'uko bukeye, twungurane ubumenyi. Niba nawe ari aho wamfasha ukamfasha, tugafashanya kugira ngo dukomeze kungurana ubumenyi mu isi ya tekinoloji, natwe tugera aho tugera. Ikindi nkomeza kubabwira yuko nubwo nakomeje kubabwira ko nzabakorera video ivuga kuri AI ndashaka kugira ngo nzayikoreho video mbereke uburyo ikoramo, noneho nyuma yo kuyikoramo mbereke ikirere nzabereka nzababwira uburyo AI atari nziza mu buzima bwa muntu, ku buryo nubwo uyikoresha ugomba kuyikoresha wa mugani w'umunyarwanda ukarya urimenya. AI ni nziza ariko mu rundi ruhande ni rubi, kandi ishobora kukwangiza ubuzima bwawe bwose iteka ryose, nk'uko bivuga muri Bibiliya, ukazaca mu muriro utazima ugakongora. Rero ndagira ngo dukomeze dufashe nuko bwije nuko bukeye kuri YouTube ya Louis Digital Academic Rwanda, kugira ngo dukomeze tuzamurane. Icyo ngusaba ni ubufasha bwa subscribe, like, share and comment, ukandi no kukazugira kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro byanjye. Ndasaba abakunzi banjye ko mwajya munyandikira ikintu cyose muri comment mushaka kugira ngo twigeho, haba ari icyo navuze nkibagirwa, haba ari ibyo muri kubona, kuko nimujya mumbwira ngo dukore ikintu nzajya ngikora vuba, kandi burya ahangaha turi kwiga twese, ntabwo ari ukuvuga ngo byose mba mbizi 100%. Nshaka kugira ngo tujye dufatanya, no mu gihe ushobora kuba nawe uzi ikintu nanjye ugahita ubwira ati mbizi gutya, kugira ngo ubutaha njye nza uko bwije n'uko bukeye tugenda dukora utuntu tw'ubwenge, ku buryo umuntu wese atubona akavuga ati cyaze. Rero icyo ngusaba ni ubufasha kandi buturutse kuri wowe muntu wanjye, ndagusabye kugira ngo unkorere subscribe kugira ngo ukomeze unzamure, ikindi ngukorere share na like kugira ngo ibintu byanjye byose mbone ko nanjye mfite abantu bari kubireba. Icyiza ni uko ndamutse mbonye nk'abantu 20 beza baba ari ingenzi kurusha uko nabona abantu benshi b'umurimbo, kuko iyo nanze isomo nkabona birumvikanye, cyangwa se natanga ikiganiro nkabona kirebwa n'abantu, ukabona n'ubutaha murebye ikindi, biramfasha cyane kubona ko ibintu nkora birebwa n'abantu kandi bikundwa n'abantu, atari bya bindi biba biri aho ngaho byifashe. Icyo nagusaba ni kugira ngo ukomeze kunkurikirana,
ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka kuri Louis Digital Academic Rwanda. Murakoze, ciao ciao.